kandi ryabura ubanga no kwamura nyo Isipanye mu muntu ryamye mari Jene. Betanga wiwe. Gakiri gutese jene. Nawe se ugigera hano kwirugirora. Koko nabitanyagira. Cyane atari kabisa. Umwana tuwa. Era siko narinzi ko warigize ingarisi. Cyane ni wamuvomera amazi. Nirirwa mu bintu byaje tuwayabyaye ariko maze kuba umusirimu. Abaye umusitari rwose n'ukuri kw'Imana. Dore ndabibona dore n'amashanete y'abawe ndabasitari bezereko. Niga Ngoma vanze ngane na jene hano rwose kabisa yacha. Kidaba mukire bwaje ngo ndonyiye kwamba. Nawe bitare ribiba byiti birombe. Hasta cyane anje dore nyirekano wabitukumbuye. Aho baseka bakabitanga bisaba kubikorera utarakoze wabibona ibirombe apana by'amabuye ariko babikora iby'amabuye regresi mu mufuka aho wakoze ubundi urabihabwa Tangois kiri gute mono cya wallahi ibintu nilale wakimeze kubona natavuze n'akazi nkabanje no gucana bimbabona nonongeye muri gakondo nibyo wakira wane none ubuzima bw'Ikigali ni nka muzunguru use wazi ko wanyibyo ngibyo ari birimo mama nagazi ibyoje mu mani ni atari wallahi dere anyibo ngondi gucafuza twenda ngo ndebe ko nzajyana drip ku muhanda nyine magaze ruzungu ngo umwana ngo kaze ngo kamwinjira n'iki no kunyinyira mane ejo no kunyinyira ukabona ndangije kuva kuri no mbaburisa gutya ajya kwirebera icyana none abantu bakavuga ati n'ikiri cyegero byaje ngo wadaranga umwana ngo ni umuntu w'umunyabirombe ngo umucecuru usungu bazi ko nanjye ngo magaze gutya mane kareke ngo banege ari je kazafatwa kintu nanjye nakwiheba ngo we tubanze dutogose no mufungo y'ibijumba reka nanjye mbanze ngafatishe wakine urarya bibiri ngenda rya bitatu ko ngiye wapfuye bari wakiri dore gaske rya bitatu gaske ariko man iyo ni atari wanjye nari gusinyene bazo nuko mbona itari bufatwe kabisa gusinyene man nacanye byanze werangiza twenda nyine yo numara kuturangiza tubamagara inana zeze zidusure gusinyene man ngiye icyana cyane kiri hafi mu nzira gusinyene man uze kumaho n'iminota 30 gusa mbaze nyiri ukuntu ndebe dore mazi imesi mfite takite yo bwo yashime yanjye umva mubwire umva hari ibintu bidasangirwa oya inana ni yanjye gaske inana ni yanjye inana ni yawe nanjye ndi muri gahunda yo kuzigira inana rega inana se nizabuze ngupasa ngindi gipasa gifite imbaraga ma yo gipasa kirahari Basi birahari hano mukamenje aho bita ku giti cyera abakobwa uzochaka ku giti cyera abakobwa uzochaka no mufite igufa ryonyine hoye gufa baba bazagede umunda zero gutse uzamusubiza inyanzara ungana akanyayo wakiro ungana akanyayo urutaka ngo munda arakuyishe oya mani no se munda icyo nzira se no kiza ntabwo biragaruka aya nabya reka yata saragwa je niyo mpamvu natazirushye ntabwo ngo ibintu by'inkundo namyakija ngiye bitaho aho bita ku giti cyera abakobwa kwa kaboko mukamenje we
Bakaba kujya mumva wakira. Mukamenge wakira kuza kujyana ogoro wakira. Na mutima mu. Wereka tubanze tutogose no mufungo. Mu Nyanza bazi ngo twaragafashe. No. Ngo baramira fona ngo amimi ngo bimeze bite ngo sunika. Gusunika ngo demiri, gusunika ngo gitatu. Kwa kwihagarara kandi nawe ukamukayasunika. Bazi ko sari ugutigiti kiyende nyine ngasunika icyo gihome nkagati mufasha ko ngako. Ibintu byagaheze ko nyine nakubona. Byakavuga ariko nyine nyuma yaho bizafatwa wangenga. Karifatishiriza imbabura ba Jena damu mbareke. Abane ngo bagira za gazi. Gazi rutigigiro waje. Kigali bazi ko ducara. Ngo bazi ko ducara kuri gaze man. Nibazi yuko byanze wangu. Wallahi byaranze. Man, umva. Man rozimye. Nge ubona oya nango njya nyamuka mu nzira nge. None wanyeganyeze. Man, none uri hatari waje. None gugize uko bitumye none n'umuntu umutwe ndya man. Kaje kuza risane bugize wakinire singe none kuzapfa ewan. Ewan, ariko man. Shiro abizi ko rawugize agara amakara nkabona nkamandazi yashiririye wanje. No. Eka nkubaze undi wanje. Yo, Uko ko tuzahora turya ibijumba gusa. wabura n'iki ko byesho byanguye nayo wakine ndumva nago gaye. Man, ibijumba byanguye nayo byataye gusa ngenda bisezeye guhera ubu ngubu. Nibyo no munsi gusa. Sinakugiriye inama suka byanga. Man, no se ko man ubu ngubu bazi ko twagafashe. Ubu ngubu kurya ibijumba no ku muntu ntakina bari. Uretse wahitse wakiretse kwisubira kanose ko bugari ko nubundi akazi. Oya cyangwa man dore iyi force. Tujye kwiteza makenya basi tureke ko twava kwiye. Haranze umuja mu kakazungu. Reka nari ibintu kibangiza akazi tubangiza kubisumba rino ngiye. Ikigufwa cyaranciye wakine. Ikigufwa cyaranciye. Ikigufwa cyaraku. Cyaranciye kwa kaboko cyaranciye mu Kamenge. Nari ibindaza kwereka indayi sigaye twika wakine. Ibijumba byaguteye imisuzi ifite visa na passport.